noneho Mutesi Jolly aho mukishirizamo ijisho nawe yari ari kumwe na Godfather arimo arabwira Godfather ngo twika erega naho bitandukaniye. Ibya Prophet Joshua n'ibya Mutesi Jolly naho bitandukaniye. Ni twika Dumba twika ndaguha agafanta twika Mutesi Jolly yari arimo arabwira Godfather ngo twika ndaguha agafanta twika Dumba twika ngo Dumba kutakina nkwikira yari guha Godfather agafanta ngo Dumba twika ngo twika ngo ndaguha agafanta ngo Dumba twika ndaca Mutesi Jolly niba Mutesi Jolly yarakopeye nuza aravuga ati menye iki girofa kigiye kundusha hiti reka nanjye mbwire Godfather ntwikire ngo twika ngo naza kuguha agafanta ngo umuherwe ngo namubwire ngo arayama ngo nyaguhe ariko sha telefone yanjye igiye gushiramo umuriro ntarababwira ibya Titi na Nyambo ariko ndabivuga aho bukera naho bugenda bivuga rero ko telefone yanjye igiye gushiramo umuriro banyarwandakazi mbana bibonye ega muzajye mwemera ko tudasaziye ubusa umusaza aba yabonye kuri mbana naje ndabareba ibikorwa bikaza ngaho bikazana bigahindukira bikagigica muko wapi abasabiriza gutugift muri he ngo revo yawe revo abafite revo we ayu wevuga ngo siroho ratwika twikureza yatone rine ariko nawe ugende bagufye amaturu yawe ngira ngo urabizo nawe ntago umerewe neza vuga ngo siroho ratwika twikomereze ibya gift byo twarabirangije gift huzo ibya gift twarabirangije hagati aho ngaho ndashaka ko mumenya ko The Ben itariki 14 araba ari Ottawa. The Ben itariki 14 araba ari kuri Valentine's Day araba ari Montreal. Itariki 15 araba ari Ottawa. So the 14th of January The Ben araba ari Montreal. The 14th of Feb itariki 14 mani naraye namwe yes that's why mureke ibyo byabwenge serwara twika itariki 14 The Ben the Tiger araba ari Montreal. Itariki 15 The Ben the Tiger araba ari Ottawa. A week later araba ari Toronto, and then after that aritagenda Edmonton. So a week after, I don't know what date, and the only reason why I don't know the date is banze kunyishura abangabo ba Toronto kunjewe nkora nyamafaranga no aba Toronto banze kunyishura ubaba wota mvuga nyicaranye abanye wa mugane banyishuye aho taba banyishuye mvuga nyije ngiye Dumba ntabwo njya ngo nirarire ngo iki niki ndayivuga nimushaka mubireke nimushaka kuyampa muzayareke hinzapfe nubundi ndiko nzatema ibiti murajyahi ngo ngo kandi ngo nuye muhingo namwe nimumenya gutwika neza nka Dumba namwe muzayabona, otherwise ubu ngubu ndimo ndayarya ngenyine until muzamenye imitwikire. Okay, so abanyarwandakazi ubu ngiye kubabwira ko ibintu bya Titi na Nyambo aho bigeze. Nyambo na Titi, shira ukuboko hejuru niba ushaka kumenya ibya Nyambo na Titi. Shira ukuboko hejuru niba ushaka kumenya ibintu bya Nyambo na Titi. Yivi wave mbabwira ibya Nyambo na Titi. Amaboko hejuru mbabwira ibya Nyambo na Titi. Amaboko hejuru mbabwira ibya Nyambo na Titi, nindayiza mbabwira Emerina hageze. Mbabwira iby'icupa. Amaboko hejuru. Muzaffar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
wave like this. Mbabwire ibya Nyambo na Titi. Share the live, tap. Nzamura ndako ande. Jewe ntabwo nzamura abantu, nje ntabwo nzamura abantu. Nje hit yanjye bari yanjye nje nyine urumva ntabwo nzamura inzererezi zizano zikora iki. Reka mbabarire. Samura inzererezi kazani katanye. Ejo rero ubuntu bwa TikTok ni bumenyereye buragapfa. Ukaza hano kuri live ya Dumba rimwe kakagenda kugasanga kuri TikTok hano hose karigiza gastari karigiza iki mabiranye kubikorerera kigori iki genda ukore uzaze umusitari tuba umuzi imyaka tumaze kuza ukuntu batwise abapede uzabana baduswereje tutarabasweye kasanga ni revo ikirevo ngo ndeka kugasanga ko karajoyinize. Can I drink? Yeah, you can. Sharpina sha. Wabina bit ndi munzu na wabina ariko n'umutinganye. Bina n'umwari albina n'umutinganye bavuga ngo naba muswere. Urumva buraho ukagasanga buri kuri live iriho abantu batanu buri kuri live burimo burasakuza ngo urabona ngo revo ubuntu bukavuga ubuntu bw'uburevo dore noneho bwanaranoshe ntabwo sinzi ubwose bwarakenye ubufaranga bwarabutanze ubuki bwose bwabaye ubukene nongeye mbubone none ngo karaza kuri live ya Dumba njewe icyamamare amazina nyakuri imyaka 6 ndimo ndarwana banyita umupede nemere abakobwa baranyanze ngo ndukanya mihanda ngo sinzi ngo biki nibiki ngoma ntereta niki ponyoto ziranyishe ndi kuri ponyoto kubera ndubaka imbuga zanye ndubaka imihanda niki ubu ndimo ndarya neza ndicara hano abantu bafana banje bakaza mabere nyoko nawe uraza ngo urashaka kura kujoininga live yanje where are you going urajya he where you going mugumi yongiyo ku live bwa ku Kakenzo buba buriho abantu batanu bwo kwinginga mugumeho musabiriza ubugifti niba bukora iki babumime niba babubima ahangaha you not coming to join which one ngiye nyicaraho ngiye nyine nakandi gasitari nshaka kuzamura nka kabiri gafite nibikorwa ntago nkuzana hano nta kintu ufite ubwira abaturage karita suramubaza ati nicyo ufite ubwira abaturage wallahi ntacyo afite ngo urashaka kubano ngo kuba arimo aravugana na Dumba for what baravugana na Dumba for what abantu bashobora kuvugana nanjye nubwo busitari bundi pano busitari ubunyempano buba buje burimo buransabiriza promo Dumba mpa promo ubwo nabushiraho ukereka abantu icyo ufite ubwira abaturage haku kiraje ngo kubera ari cyiza no mu mutwe ntacyo bisanga gifite akasura keza gutya byonyine nyashi nayo gifite nta nyashi gifite ngo kirashaka kuza ngo kuba kiri kuri live kwa Dumba nutweretse nyawe wakibwira hindukira murebe ngo dume ngo ni hari hitara ngo ni nijoro ngo ndaryamye ngo ni hitara uraryamye what are you coming to do here uraza gukora iki atubeshabesha ntuzuce first of all wisize maquillage ikindi washizemo filter maquillage plus filter warinze ugahita gukuraho n'itara twebwe muzajye mutwereka nyashi gusa amasura muyahishe ariko tukubone ko ngwagariza burungi sanga seruhara ari kuri live ngo hari akandi ka live joinize ni mwebwe muzafa depression usanze Dumba ari kuri live uvuye kuri live Dumba ari hugiye ku kandi ka live